Ziriya nzoga baciye iyo baciye wanywagamo niyi nge ntago zanzoga yampaye shayinya izi nyama se ko numva ziteye ubwoba we ni ese tugiye gutandukana ushaka inzu aranga ngo ndamuha 150 nose 100 ngomba kugwa n'ibyiki noneho nge mbibwira nyiri inzu uriya mudamu dukodesha ibiryo bya mu gitondo babyita ngo iki mu gifaransa kandi wize mu gifaransa warambwiye ngo uri umuntu ngo wari uzi ubwenge ngo wize uri umuhanga ariko ibyo byo ndabyemeza ibiryo bya mu gitondo ngo breakfast hajya Burkina Faso burika ntabwo ari igihugu breakfast breakfast Yes tubayereje ikaze ku Mwete TV show aka kanya tukaba twigarukaniye umuntu bita Nzovu n'umukunzi we w'ahantu bisohoke bari kwirira akantu gake Nzova makuru ni meza ko numva se madamu wawe ngari kwinubira ngize nyama ngo byagenze niba nareba ko nta namenyo nifite ndayirya niko ngibye inyama ngo bimeze bite ko mbona mwazihagurukiye none inyama arimo kwango ntago zihiye sinzi ukuntu babigenjeje noneho ariko hano nesikona kwa kibonke bajyaga bajya akabenzi kefu gusa uraza kuza kuyishobora niba n'abafite amenyo yabanani niko Nzovu ubwo uraza kuza kuyishobora niba n'abafite amenyo yabananiye koko kari byo ndi gukubaza wirira gatoki wirira gatoki yirira gatoki nese zakona urumva ikibazo ari iki irakomeye sinana urusenda rwarabuze urusenda se rwaburiye ibitungura ahubwo nibyo byabonetse ariko gusa ibitoki biraryoshye mumeze mutese tumeze neza murashima Imana ku munsi wo ku cyumweru mukavuga tereka natwe twisokanire nk'abakunzi natwe turya ubuzima wana namwe murya ubuzima nikabwiye abantu bari mu rukundo ariko hari abagabo nanone usanga umugabo agiye mu kabari ashishijeho nk'inyama aziriye umugore ntazo umugore yari agiye kurya imvange kandi abona iyo umugabo yari inyama akashize mu humura cyane nk'inyama niyo utuze wituzumva se urumva cyangwa umwegereza microphone muyitereke yo hagati ikivanga mu by'abagore bireka Defi mubabarire man none se mubwiye nabi gose koze twatima kurya twari turi muri kamera ntabwo dusabye sheri ubu ko kuri kuntukira iki weteje Defi inde yego ko mwana reka dukore ikiganiro reka tubanze dukore yesu we Derifi reka tubanze dukore turangize murabijyamo nyuma tuzahura mu mihanda ese itazabanizwa tuzahura niko imihanda yanyuze ko ntayakora niko Nzovu ngabe abagabo wari ukiri kuvuga ngo abagabo bari inyama ngo zibahumuraho ase buri inyama yahumura ko wakarabye bajya mu kabari ugasanga umugabo ari inyama umugore yari kandi uwo wakarabye yari imvange ese ubundi ikibazo kiba kiri he ikibazo bamva cyaba kiri he Derifi umugabo wawe aramutse asohotse akarya akaburushete nk'abagore bafite abagabo bamucoma anuka ihene yose yamutse akoze sahita yoga nubwo yakoga ntabwo imushiraho ntabwo yamushiraho ako Nzovu uzi yuko hari abantu batangiye kuza kwita Mr Love Mr Love romantique kubera yuko niweho muntu wa mbere ugira urukundo tuzi ko nko muri no minsi reba ukuntu umeze uziko wabyibushye Nzovu wabyibushye nukuri ngeyo ndya ndabyibuhe muri no minsi uri kurya ariko
ndimo kurya Eh. cyangwa Diana akaza akansura agateka ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ubu bya birayi ntibyapfuye ndabimena biriya byagaze. ese ubundi kuki buri gihe iyo utetse ibiryo ubimena? ntabwo akunda kurya reka kandi nawe ukwiye kumuba hafi. oya ntabwo akunda kurya niyo nabisize bugacya hari igihe atanabirya kandi so mba natetse ibirayi bingahe? bitatu. Ibirayi bingahe? bitatu. Akasha abantu bo ku mihanda baratukana we. Ikibi nuko wamusubiza rega ururimi rwoshywa n'urundi umusubije niwe waba uri kwivuna. Akoze nta muntu wari wakubwiye ati kubera ko nzavuga ari umukunzi abagore benshi nabonye ngiye bamukunda nta mugore wari wabona ukavuga ati uyu muntu mba mbona azamunsindaho. Njye reka nyemba byiza ukora kuvuga ngo uriya nashatse kuvuga izina ngo azahura n'uyu mu mihanda icyambere akazi uriya akora sikungwa nk'asaza zano mu gashyekero n'injoro cyangwa azagira gute oya kuba utasuhuza umuntu ese bundi ko buriya asanzwe afite inyama mu ntoki nari kumusura ese nzovu buriya usanze barwanye wabigenza ute ugasanga bo ntiwari uhari ntabakiza kuko urabona yani ntuzakora ikosa ngo urwane n'abantu bo mu mihanda uriya nta muntu tuzarwana aba yaramenyerewe gufunga atera video ari gukubita enda mugiye mu mitsi mu kurwana ntabwo yakwita Diane ariko sinanarwana ndwana njyewe Diane nta muntu uzumva narwane natukanye n'umuntu ibitutsi nka biriya cyane ukuntu bimeze sindi uwo mugore sindi n'uwo mukobwa urwana mu mihanda utukana ubuki n'ubuki. Urabwira iki se sheri wawe nyuma yo kugusohokana ahantu heza nka hano? Ega buriya ishyari ribaho baya yavuze tenda aka kanuswa akabenzi nzova kuri sheri n'ubukari buriya tujye tuvugisha ukuri yari ibintu mpora mvuga kandi ishyari ryatumuro ariko buriya yaza agafatamo ntabwo twari kumubuza kareke ndasubundi murumba w'inda ubuze fisi kwaje ntariye ntafasheho nza icyo tumubwiye nta kibazo rero ngiye buriya ukuntu nteye ariko n'ubundi gusangira ni byiza nzovu gusangira ni byiza sibyo ariko nzovu ikintu nagukundiye uri umuntu wenda nuko abantu wenda hari abantu batakuzi ariko uri umuntu uzi no kubaka umubano nyuma ya kamera inyuma ya kamera ukaba uzi kubaka umubano kabisa yanyoye ba yari umuntu unaniye sinukunda bameze ngebura Esther mbana nawe nabonye ibyarimo bitanshimishije genda mwe ni Esther tugiye gutandukana ushaka inzu aranga ngo ndamuha 150 nose 150 ngomba kugwa n'ibyiki noneho njye mbibwira nyiri inzu uriya mudamu dukodesha arimo gwitiye ngo reka nkwereke abwira ushinzwe umutekano aza kutureba nka nimugoroba isita yaranahari ubwo ngubwo namubwiye iti gutandukana na Nzovu birasaba iki ko Nzovu agushinja yuko umuca inyuma ujya mu tubari ujya ukagenda atazi ahantu ugiye aravuga iti ngewe gutandukana na Nzovu twatandukana ariko agomba kuma 150 baramase 150 150 se yashakaga byari ibyi umva se umva ushinzwe umutekano aramubwira ngo Nzovu uramutwitiye tihoya hari umwana mufitanye enda kugira ngo ibyo 150 bibindezo y'uwo mwana mwabyara avuga ngo nta na kimwe ushinzwe umutekano rero tuguhaye iminsi ine uba ushatse inzu yo kubamo iminsi ine ishize esa itagira amahirwe hari umudasipora wahise umwohereza amafaranga gukodesha inzu arayikodesha afata ibintu bye arimuka ryari ry'iminsi mumaranye nese iryo yitano wa mungani Esther yakwakaga ryari ry'iminsi wa mungani mwari mumaranye ryari ryiki iminsi se cyangwa hari ibintu byo wari wagurishije oya nta bintu bye oya nse ryari ryiki sembese ntago na n'ubusa ntarabigusobanuriye
na nubu ntarabigusobanurira inde Esther ntaragusobanurira iryo ryitana ikintu ryari rigiye kumara cyakora mana we imana izangirinde gutandukana n'umuntu ariko se Diana ntabwo ari wahura na ba bana ba Nzovu ba Elisa oya ntabwo turahura none se Nzovu kuki utarafata Diane ngo ujye kumwereka abana ngo ati dore uyu nawe mama wanyu mutoya nitubana mujye mwisanzu baza kubasura banadusure mukanya amaze kuvugana na Sandrine bavuganye nari ndi kuvugana na Sandrine ndavuga ndi kumwe na Diane atawitima Diane tuganire ako mama Sandrine aragushyigikira mama Sandrine nta mutima mubagira mubi numvise afite arabwita kugira ngo uzaze wirwa wirukanka muri ibyo birara shaka umugore azagutekera akwiteho inzu se nimurayibona inzu bigeze muyishaka inzu ntabwo turayibona ko izo turimo kubona ntabwo turimo kuzishima ariko hari ejo nibwo twavuganye uri kumbwira ngo bari kuguhenda ngo bari kukwereka inzu yo mu mihati we y'ibihumbi 100 ibyo bibiraye imana ngende umva mwavuze ngo ntabwo gahiye nanjye mpita none se wowe wakumvisha ute we nturi kukarya niko wowe uri kukarya uri kumva kameze gute simbizi ntabwo ariko Nzovu ubona abagore batazakwica wewe wanyuze muri benshi abo benshi wanyuzemo bose baragukunda nyine kuba utakiri kumwe ariko se wabasigiye urukundo wabasizemo urukundo ariko zundi ko batajyaga bavuga aya magambo ni ukubera Diane sinzi baje nkiyubakira rero reka nkwereke uburyo ugiye kuzabigenza harya se wambwiye ko wenda gutoresha iki ngo Sodoma kandi akamwana yagarutse mu bice byiwe nako hano gashyekero ngo cyo ngiye no kuhava hani ngiye nzamara nk'ukwezi batanambura umva rero ukuntu ibintu bigiye kuzagenda amafaranga ugiye kuri telefoni mba mafite cyo kwa uzirana mu gashyekero uje no mu kazi umva se hari amafaranga dutanga ku cyumweru nibwo nzanza hano mu gashyekero kuko urayatanga bakandika ku gatabo ngo gafite cyangwa nk'igihe twagize ku cyumweru nzanza mu gashyekero ku cyumweru mu cyumweru twizere se basi ko muri kira cyumweru kiri imbere wowe na Diane basi muri wowe mwatangiye kubana kubera ko urumva kuvuga ariko kuvuga ngo mu cyumweru nge na Diane ngo tuzatwabanye nejo dushobora no kubana ibyanyu rero reka mbabwire sinzi ibyacu mwebwe muzabimenya nyuma sibyo kuvuga ngo Diane afashe ibintu erega buriya hari abakunzi impamvu tuba tubabaza gutyo hari abakunzi bawe baba bagukunda baba bashaka kumenya amakuru bimeze bite ese Nzovu bigeze he uri kumva ni nkuko iyo wabuze barakudusaba bata umuntu bita Nzovu turamukumbuye ni mumuzane ku bumwe twaramubuze ibyo byose rero tuba tugira ngo tubahereze update kabeze kandi ngo ntago gahene uri kumva tubahereza amakuru mashyashya akandi ntacyo gashaka gutwara akoreba uburyo shira bari kugutamira ako ngako karoroshye gatamira Nzovu wisuzugura umukunzi ase kuki ukunda urusenda ahubwo uzibeshye uzawuteka nta rusenda waguze ahubwo tuzahita dukora ushaka igihe ase Nzovu kuri umuntu uzi kuri umuntu ibintu byo guteka nawe nabonye ushaka kuba ubizobereyemo oya guteka cyamva ngo nanjye narayamanitse ngo Nzovu azi guteka cyane ko Diane nawe yagutekeye wumvishije abizi ntabwo zihema byari biryoshye byanje nagutekeye ubwo Diane ko yagutekeye wumvishije bimeze bite oya ibintu byose no gufatanya Diane ananiwe oya icyo nkubaza ni test y'ibiryo yatetse wumvishe bimeze bite yayi biryoshye yatetse akavange kameze neza mwegereza microphone bantu reba ngiye ibiryo nanga bya biryo bashyamo bya birongo ugasanga ibiryo biratukuye bananga ibiryo bitukura nimba ari inyanya kata inyanya ukarange cyangwa agaseta tomate bya birungo bindi bashyiramo bya bindi byose bya onja bya tayari ngiye nkunda nimba ntetse akavange biba bibaye na ngombwa
wafata agatoki n'ibirayi ugatogosa warangiza kamenya n'udushyimbo washaka ugafata inyanya ukazikatara ukazishyiramo warangiza ugashyiramo ibishyimbo byoroshye warangiza ugafata ubuto bwawe ukabukaranga ku ruhande n'igitunguru cyenda gushira ukamenamo ibyo biryo biba biryoshye sibyo ariko nzovu ibintu byo guteka ko mba numva ubizi cyane baya ntihari nk'igihe umugore ashobora urumva umugabo uzi ibintu byo guteka hari nk'igihe umugore ashobora guteka ibiryo bikamunanira akenshi uzarebe abasore bakunze kwibana iyo abanye n'umugore bwa mbere biramugora biramutonda kuko yamenyereye kwirira agashyushyu kamuswe ako se nzovu ubundi wateka ryari ubundi wowe uteka ryari ukibana arateka akibana nawe ntabwo yakunda uriya nzovu atangiye guteka muri ino minsi aho rero mutangiye gukominikana buriya mwatetse ibiryo enda bikarara mu gitondo wa kuvuga ngo ugiye kunywa icyayi muguza umugati biriya byiza ukuntu biryoha murabifata mukabishyushya mwamufite isosi inyama mukamenamo mukabishyushya mukabinywesha icyayi ubundi mugahita mwigira mu kazi kuvuga ngo mugiye kugura imigati ese nzovu urya kangahe ku munsi akenshi njyewe nkunze kurya rimwe cyangwa se narabye i Kigali ninde urya kabiri ku munsi uwe kwaje muri aka kazi ubu saa turi burye nturi burye nijoro none se Kigali uri abantu benshi barya rimwe ku munsi ariko hari abantu barya kabiri abo bageze aho bajya none se nzovu ubundi mu by'ukuri amategeko nako ukurikije nyine uko ibintu biba biteye ubundi umuntu yemerewe kurya kangahe ku munsi saa sita na nijoro mu gitondo na mu gitondo bararya mu gitondo icyayi n'umugati cyangwa n'amagi saa sita ushaka mu gitondo ushaka kurya ka potaje agatogo ukagira nese nzovu potaje mu gitondo nese nzovu ikibazo ngiye nkubaza kandi ukinsubize ibiryo bya mu gitondo babyita ngo iki mu gifaransa kandi wize mu gifaransa warambwiye ngo uri umuntu ngo wari uzi ubwenge ngo wize uri umuhanga ariko ibyo byo ndabyemeza ibiryo bya mu gitondo ngo breakfast habya Burkina Faso ntabwo ari igihugu breakfast breakfast ibyo ni ibiryo ni mu gifaransa se uvuga mu gifaransa aho ni mu cyongereza ngiye niko mbyiyumva da ni ifunguro rya mu gitondo oya urumva breakfast ni mu cyongereza okay ntaribi mu cyongereza wenda niho uri kubyumva cyane kubera yuko hari igihe ururimi ibyo biryo ntabirya mu gitondo uraruhuranye ibya saa sita tura ku musozi dukora ikintu niko ari soza soza niko nzovu mu gitondo kuki utabyuka ngo ufate ka breakfast nk'abantu bandi baba basirimu reka nzovu umaze gusirimuka umaze no kuba umuntu ibyo ngibyo ako ntugasuzugura umugore nintangira kubana na Diane ubundi nzovu reka nkubwire ubuzima ubundi ukwiye kubamo n'imyaka wowe wigereyemo Diane nawe abimenye amenye ukuntu azajya gufata mu gitondo ukuntu njye mbyumva apana no kuvuga ngo ukuntu mbyumva niko bigomba kugenda mu gitondo nzovu asezere kuzajya karaba amazi akonje mu gitondo cya kare agomba kubyuka ukamushyuhiriza amazi twifite yayacyucya kugira ngo akansirita kankanda umugongo yego akajya utangiza nkisiga amavuta n'ebyo yego aka breakfast mu gihe ukabyuka bakamutegurira akagati icyayi se azakinywa vana ibingibi imana dutagira niko ubu icyayi uzakinywa icyayi buriya ugomba kwitoza kwinywera icyayi inzoga ntabwo ari nziza inzoga ntabwo mvuze ko nzazihagarika burundu ariko ni ukugabanya ako byo nibyo kubera ko weho n'ubundi bitewe n'ukuntu muri ino minsi inzoga zitwara amafaranga menshi hano umva ubuzima tugiye kujyamo ni ukuba mu nzu ihenze sibyo rero yandi najyaga inzoga zatwaraga ayo mafaranga azaza ajya ate tuyabika muyateganyiriza twishyura inzu ku kwezi ase nzovu ziriya nzoga baciye iyo baciye wanywagamo ni iyi njye ntabwo za nzoga yampaye
shayinya izi nyama se ko numva ziteye ubwoba we ko ntabwo twakora icyo kiganiro biriho. ariko Nzovu uzi yuko uri umusirimu umeze nk'abazungu mbaza ngo uzi impamvu umeze nk'abazungu ari nayo mpamvu mba nkubwira ngo weho umuntu wakunaniye nta n'undi muntu bashobokana ntawe uzi impamvu se ugira ngo abagabo benshi urabakunda kwirara akumva ngo njye sinakora iki ngibi ngo ni iby'abagore ariko mu gihe Nzovu avuga ati ngiye nkubyiza ukuri buriya umugore ntabwo ari kuvuga ngo akazi kose umuvunisha nabyo nakubwiraga Diana ashobora kuba arimo gufura sibyo ntabwo azava mu gufura azateka azafura nanjye nteke ntabwo muri salo haba hasa nabi nakoropa wakoropa soza mama okay ngaho rero nimugire ikintu mubwirana murebana nk'abantu bakundana abantu mwari mwasohotse mwari mwagiye gusangira lunch kubera ko urumva mwari mufata lunch ni ntuzi kunsohokana umunsi ndishimye nubwo inyama yari nyinshi so waza ubanza ugahekenya inyama nukuri nari meze twaje kuyimira zatayekenye inyama yigeze kwica umuntu ariko ngo bura inyama iyo yagufashe hano bite ngumi ya agukubita ugahita uyigaruka amaso avamo sasa rero nakagaruka ku Bumwe TV show turabakunda cyane abacu yego ntabwo turi abashyitsi turi abasangwa muri abasangwa YouTube channel tuyihoraho bye bye